Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe muri byose. Uyu munsi ngiye kubagezaho ubusobanuro bw'amazina mwihitiyemo, kandi mbibutsa ko ubusobanuro bw'aya mazina mbukura mu bushakashatsi buba bwarakozwe nge nkabufata nkawushyira mu buryo bw'amajwi gusa. Reka nibutse nawe uje kuri YouTube channel yacu ariyo Rio Word News 250 bwa mbere ko buri cyumweru dusobanura amazina 10 bitewe nayo muba mwihitiyemo. Mu gukusanya ubusobanuro bw'aya mazina nifashishije imbuga zo kuri internet zitandukanye. Muri izo nifashishije harimo igihe.com, inyarwanda.com, eachamps.rawa, yegobi.rawa, names.org, babynamewizard.com, babynology.com, wikipedia.org, nameecho.com ndetse na obabynames.com. Gumana natwe ndaje nkugezeho ubusobanuro bw'aya mazina umaze kubona kuri screen yawe. Gusa wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubona amakuru tubagezaho ndetse n'ibyegeranyo byacu tubategurira mu buryo bworoshye. Fabrice ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Rikomoka mu kilatini ku izina Faber. Risobanura umunyabukorikori cyangwa umuntu ukoresha amaboko ye mu guhanga udushya. Iri zina rikunze gukoreshwa mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Nanone bivugwa ko iri zina rikomoka mu muryango wari ukomeye w'Abaromani wa Fabricius. Gusa n'ubundi ubusobanuro bukaba bumwe n'ubwo tumaze kubona hejuru. Ibiranga ba Fabrice ni ibingibi. Fabrice ni umushyushya rugamba. Azi gutera abantu umwete kandi azi kurwana ishyaka ku kintu yiyemeje gukora mpaka akigezeho. Iyo arakaye umujinya we uba hafi akaba yakumerera nabi, wenda nyuma akaza kwicuza kuko umujinya we udatinda. Fabrice kandi ni wa musore ukunda umuntu umutera umwete mu byo akora, cyangwa se umuntu umushimira ibyo akora. Ibyo bituma no mu kazi ke ahora akora cyane kugira ngo atazagawa. Ikintu cya mbere cy'ibiyanga ni agasuzuguro akari ko kose. Yihagararaho cyane bimwe bya kigabo kandi yanga akarengane kuko buri gihe aba yumva yaba umuhuza w'abantu n'abandi kugira ngo akumire ibyo byose. Fabrice ni umuntu ufata inshingano kandi akazikurikiza mu buryo bukwiye kandi bunoze. Yita ku muryango we no ku bandi abona ko ari abo kugirirwa impuhwe. Fabrice kandi ngo ni umusore ugira igikundiro mu bantu, gusa akagira umuco wo kudapfa kwisanzura mu bantu abuhuye nabo mu gihe gito. Ikindi cyihariye kuri we nuko ngiyo yamaze kukwizera nk'inshuti ye, nawe akubera inshuti nziza ku rugero rwiza. Aba basore ngo bakunda no kubana neza n'abandi. Bakunda ibintu byiza bigaragara neza ndetse n'abantu beza ku isura barabakurura. Mu rukundo ba Fabrice usanga ari abasore bahamye ndetse batuje, gusa ngo bagafuha cyane kubera ukuntu bagerageza kuba abizerwa n'abanyakuri. Ubahemukiye mu rukundo ntibapfa kumubabarira. Ngo mu rukundo aba basore ntibitangira kuko iyo bakunze babigaragaza cyane, gusa ngo bakunze gukunda umuntu bitewe n'ikintu bamukurikiyeho cyangwa se babona ko hari aho yazabageza mu iterambere bifuza kugeraho mu buzima bwabo. Kandi burya ngo aba basore bakunze gusesengura cyangwa gutekereza cyane ku bintu byose babonye. Evelyne ni izina rihabwa abana b'abakobwa. Gusa inkomoko yaryo ntitwabashije kuyimenya neza kuko nta bintu byinshi iri zina rizwiho. Bamwe bavuga ko risobanura impano y'Imana. Ibiranga ba Evelyne twabashije kubona ni ibingibi. Ba Evelyne ni abantu baba bashaka gukora bari bonyine cyangwa se kwikorera. Kandi iyo hari abandi bahuriye mu gikorwa runaka cyangwa se bari gukorana, baba bashaka gukurikiza imyanzuro yabo bihitiyemo. Muri make ntibakunda guhabwa amabwiriza cyangwa se amategeko. Nanone ba Evelyne bakunda kubona umusaruro bagizemo uruhare, mbega igikorwa cyakozwe kivuye mu bitekerezo byabo kirabanezeza cyane. Ni abakobwa babizerwa mu kazi ndetse no mu buzima busanzwe,
ibyo bikaborohereza kuba bakorana n'abandi bantu byoroshye nubwo badakunda guhabwa amategeko ngo ariko ni abakobwa bazi kubana neza n'abandi. Ikindi cya nyuma tugiye gusorezaho ku busobanuro bw'iri zina ni uko aba bakobwa badakunda kwigaragaza cyane mu ruhame, aho usanga ibikorwa byo kwinezeza babikorana n'inshuti zabo za hafi bari ahantu hatekanye. Ramberi ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikidage rikaba risobanura ubutaka burabagirana cyangwa se igihugu kirabagirana. Bimwe mu biranga ba Ramberi ni ibi ngibi. Ramberi ni umusore w'umunyamwete, ni umusore ukunze kuba acecetse wita ku byo akora ariko kandi ukomera ku ifaranga rye. Ni umusore ukundwa kandi buriya ngo iyo yakwizeye aba yakwizeye. Ikindi ni uko yanga ubuhemu. Gusa nubwo asabana ntapfa kuvuga ibintu byose kuko usanga atapfa kukubwira icyo agutekerezaho. Ramberi yigirira icyizere kirenze, haba mu mbaraga ze ndetse no mu mikorere ye, gusa usanga ari umuntu utihangana cyane kuko ngo umujinya we uba hafi. Ariko nanone ni wa musore ufata inshingano mu muryango byose akabikemura neza mu buryo bunoze. Ni umusore w'umwizerwa kuko ngo niyo akiri umwana usanga iwabo bamwizera bakamuha inshingano zikomeye hakiri kare kuko aba agaragaza ubushobozi no kwitanga niyo akiri muto. Ramberi ni wa muntu ukunda kwitabwaho. Ni nayo mpamvu usanga yita cyane ku bintu bijyanye n'imyambaro ndetse n'ubwiza. Mbega ni wa musore uhora akeye yifunze neza. Azi kwitegereza, ni umuhanga ndetse ni n'umunyamakenga ku buryo nta kintu wapfa kumubeshya uko wiboneye. Kugira ngo agumane ubwenge bwe bimusaba kuba abayeho mu buzima butuje atuje nta bimuhungabanya afite. Akunda amahoro no kubana n'abantu mu bwumvikane kandi n'ibintu byose bigaragarira ijisho biramunyura. Mu rukundo Ramberi ni indahemuka ndetse ntako atagira ngo agumane n'uwo yihebeye mu munyenga w'urukundo. Gusa ngo arafuha cyane. Ikindi ni uko iyo agufatiye mu ikosa rikomeye adapfa kukubabarira kubera ko ari wa musore wanga amakosa ndetse no guhemuka, kandi ugasanga nawe ubwe abyitwararika cyane. Ramberi usanga yishimira kuba umuganga, umunyamategeko, umucamanza, umugenzuzi, umucuruzi, icungamutungo, guteka, gutaka ndetse n'ibindi bifitanye isano n'ubugeni. Gisele ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikidage ku ijambo Gesil, rikaba risobanura indahiro umuntu yirahiriye ku giti cye cyangwa se isezerano umuntu yihaye. Gusa nanone iri zina risobanura umuntu washimuswe. Bimwe mu biranga ba Gisele ni ibi ngibi. Gisele ni umukobwa ugira umutima mwiza. Agira inshuti nyinshi ndetse abantu bamwisanzuraho cyane kuko ari umukobwa ushyira mu gaciro kandi akunda gutega amatwi abaje bamugana ndetse n'abandi bose muri rusange. Akunda kuganira kandi ntahisha amarangamutima ye. Iyo yishimye urabibona, iyo hari icyo yakunze urabibona ndetse n'icyo atakunze arabyerekana. Cyakora iyo mutamenyeranye Gisele arabanza agaceceka ku buryo ushobora kugira ngo agire isoni. Kuri we gusohoka agatembera ni kimwe mu bintu bimunyura kandi bikamutera kumva ko ari bwo yagize umunsi mwiza. Ikindi ni uko Gisele akunze kuba azwi mu gace atuyemo cyangwa mu itsinda ry'abantu agezemo kuko ahita yigaragaza mu guhita ahindura imyumvire yabo. Iyo akoze ibintu agashimwa bimutera umwete kandi akabyishimira ndetse agakomerezaho kuko yanga kubona yatsinzwe. Gusa ku ruhande rumwe Gisele ni nyamwigendaho kuko we aha agaciro imishinga ye n'ibyo yifuza kugeraho kandi akabiharanira, agakoresha imbaraga ze zose kugeza abigezeho, kandi nta kintu cyapfa kumuca intege iyo hari intego yihaye. Bityo ibi bigatuma adakunda gufatanya n'abandi.
Iyo amaze gukura, Gisele aba ari umukobwa cyangwa umugore ufata inshingano kandi akazubahiriza, ndetse ni wa muntu uzi kugira abandi inama, kubayobora ndetse no gutega amatwi abamugana nk'uko twabivuze tugitangira. Paterne ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini ku ijambo patria, rikaba risobanura umuntu ushaka ubwenge n'ubuhanga. Paterne ni umusore ukunze kurangwa n'imyitwarire y'abapapa, mbega yitwara nk'ababyeyi b'abagabo. Uyu musore usanga akunda kubaho yisanzuye, abohotse, nta birantega afite mu buzima bwe, ibyo twakwita nka freedom mu rurimi rw'Icyongereza. Paterne usanga ari umusore w'umuhanga ndetse ufite byinshi abandi bamwigiraho. Ni ikintu cyo kubasha kumanejinga cyangwa se gukoresha amafaranga ye neza ni ibintu bimunanira cyane, kuko akenshi usanga ari umusore wikundira agasembuye nubwo aba ari ku kigero kitari hejuru cyane, cyangwa se imikino y'amahirwe bamwe bagereranya n'urusimbi. Paterne kandi ni umusore ukunda gutemberera ahantu hashya atazi, akunda impinduka mu buzima bwe, ndetse ni wa musore usabana n'abandi mu buryo bworoshye. Paterne nanone ni umusore utuje, woroshya ubuzima, wumva vuba ndetse utagorana habe na gato, kuko ushobora kumukura mu kintu runaka ukamujyana mu kindi akabyumva atagoranye. Uyu musore nanone usanga agira inyota idasanzwe yo kugira ubumenyi buhagije ndetse bwihariye mu cyiciro runaka, ku buryo bibaye ngombwa yaba mwarimu w'abandi bantu asanze muri icyo cyiciro, cyangwa se ibyo twagereranya na field mu rurimi rw'Icyongereza. Serge ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura umuntu ufasha abandi cyangwa se umugaragu, ari we witwa servant mu rurimi rw'Icyongereza. Ba Serge bakunze kurangwa no gutekereza cyane, ntibakunze kwivanga mu buzima bw'abandi, babanza gutekereza cyane mbere yo kugira icyo bakora. Bazi gufata ibyemezo kandi bakunda ibintu by'umwimerere. Ba Serge bahorana imishinga mu bitekerezo byabo, baba bumva bakora ibyiza bagahindura isi. Mu rukundo ba Serge barafuha kandi bakikunda, bazi kwita ku bantu b'inshuti zabo, bakunda ubuyobozi, berekana cyane amarangamutima yabo kandi bagira umutima woroshye. Assumpta ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Irlande, risobanura ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Ibiranga Assumpta ni ibingibi: Assumpta yiyumvamo ubuyobozi, icyizere cye agikomora ku bantu bamuzengurutse, ndetse ni umuntu udakunda cyane ibintu bigezweho. Akunda akazi kose akoresha amaboko ye, arasabana, ubundi ugasanga ari wa muntu ucecetse. Ni umuntu uzi gusesengura, kuko afata umwanya agatekereza ku kintu runaka mu buryo bwimbitse. Assumpta ni wa mukobwa udakunda umuntu umwirukansa, aba ashaka gukora gahoro, ikintu kimwe yakivaho agakora ikindi, ariko byose akabikora atuje kandi gahoro, nta stress umushyizeho. Akunda gukora ibijyanye n'ubucuruzi, ariko akagira inenge yo gukomeza ibintu cyane, bigatuma bamwe bamufata nk'aho atoroshya ubuzima. Gusa akunda ibintu bigaragarira neza amaso, ndetse no kuganira ku tuntu dutandukanye. Ni umukobwa utuje, ugira gahunda mu byo akora. Akunda umuziki kuko umufasha kuruhuka mu mutwe. Yigirira icyizere kandi ni umujyanama mwiza. Assumpta kandi usanga ari wa mukobwa ukunzwe, umukobwa w'umuhanga wisanzura ku bantu bose, ndetse uzi gukorana n'abandi mu buryo bworoshye cyane. Mu rukundo usanga ari umukobwa w'umwizerwa kandi witwararika cyane. Ni umukobwa utanga icyizere cy'umubano w'igihe kirekire, ndetse ushobora no kuramba. Uyu mukobwa aba yishakira amahoro n'umutuzo, ku buryo bisaba umukunzi we kuba abasha kwihangana no kumva ibintu vuba,
kuko buri uyu mukobwa nta kindi ashyira imbere kitari umutuzo we, mbega yumva yisanzuye. Bikongera bigahura na kwa kundi twabonye ko adakunda umuntu umwirukansa. Nk'uko twabonye ko ari umukobwa wigengesera cyane, ibintu byose biba ari amahoro. Ariko iyo atangiye kugushidikanyaho nk'umukunzi we no kugufuhira mu buryo burenze, nabyo byiyongeraho. Zenobe ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Rikomoka ku rurimi rw'ikigereki, rikaba risobanura kuvuka kwa Zeus. Zeus ni ikigirwamana cy'abagereki bo hambere, cyafatwaga nk'imana ndetse n'umutware ukuriye izindi mana zose z'abagereki. Iki kigirwamana cyagiraga umufasha wacyo witwa Hera. Ibiranga ba Zenobe ni ibingibi. Zenobe ni umukobwa ukunda kuba atuje atekanye, nta bimutera akajagari mu mutwe afite. Nawe akunda ibintu byiza bigaragarira neza amaso. Akunda gukorana n'abandi, yisanzura ku bantu, ni umuhanga, nawe akunda kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ni umujyanama mwiza kandi yikundira kumva umuziki. Mu rukundo, Zenobe ntabwo ari umuntu w'umwe amaso n'urukundo, cyane cyane iyo rurimo akajagari, mbega ari urukundo rudasobanutse. Yvonne ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko ku rurimi rw'igifaransa n'ikidage, rikaba risobanura umurashi. Ibiranga ba Yvonne ni ibingibi. Yvonne ni umukobwa ukunda guhora anezerewe kandi ukunda kuvuga. Akunda abana, ni umuntu uhora agerageza gukora ibintu byinshi bitandukanye. Ni umuntu wisanzura cyane ku bandi kandi azi gutera abandi umwete. Yvonne ahora afite ibintu ashaka kugeraho kandi akabiharanira. Ndetse ni wa mukobwa ukunze gutekereza cyane ku bintu bitandukanye. Ni umuntu woroshya ubuzima kuko kumukura mu kintu kimwe umujyana mu kindi biroroha cyane. Mbega ni umuntu woroshye guhindura, kandi nanone ni n'umunyamurava. Ntapfa kugaragaza umunaniro kandi afata iya mbere mu byo abona biri ngombwa cyangwa se bikeneye gukorwa. Ikindi ni uko buriya Yvonne yigiramo impano yo gusesengura no guca imanza mu bintu byose. Mu rukundo ho, Yvonne agira amarangamutima akomeye ndetse n'ibyumviro byinshi, kandi ni wa mukobwa ukora uko ashoboye akaryoherwa n'umubano w'urukundo rwe n'umukunzi we. Rebeka ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'igiheburayo ku izina Libika, rikaba risobanura umuhuza w'abantu. Hari n'aho risobanura guhambira, nanone rigasobanura umutego cyangwa se gushimuta. Iri zina ryatangiye kwamamara cyane mu Bwongereza mu kinyejana cya 16. Bimwe mu biranga ba Rebeka ni ibingibi. Buriya ngo Rebeka ni umuntu utihangana. Agira amahane kandi agaragaza amarangamutima ye cyane, yaba mabi cyangwa se meza. Azi kwiha gahunda, yifitemo ubuyobozi muri we kandi usanga no mu ishuri ari umuhanga. Ni umuntu usabana, uzi kubana n'abandi, ariko ngo agira igitugu kuko icyifuzo cye kiba ari nk'itegeko. Ni umukobwa witanga mu bintu runaka kandi akanakora arushanwa n'abandi. Ni umuntu utajya aripfana. Iyo hari icyo agutekerezaho arakikubwira, bikagenda uko byakagenze rukazaca imana. Ni umuntu uhaha n'ibyo atarakeneye ariko ntibimubuza kumenya kuzigama. Ni umuntu wigenga ku buryo icyo ashatse gukora uko byagenda kose agikora. Azi kunga abantu no kubagira inama nk'uko twabonye ko ari umuhuza w'abantu. Ni umuntu usabana ariko rimwe na rimwe ugasanga atuje, ameze nk'umuntu utajya avuga. Iyo akiri umwana usanga basa n'ujunjamye adakunda kuvuga, ariko yakura bigahinduka. Buriya ngo Rebeka aba yumva yakora imirimo ijyanye no kwita ku bantu nk'ubuganga,
ubucuruzi, imirimo ifite aho ihurira n'abana bato ndetse no gufasha aho bibaye ngombwa. Mu rukundo ngo Rebecca ni wa muntu wita ku kintu cyose akagiha agaciro, nubwo wowe waba wumva ko cyoroheje cyangwa se ntacyo gitwaye. Letitia ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini rikaba risobanura umunezero wuzuye cyangwa se umunezero mwinshi. Ba Letitia bakunda kurangwa no gukorana imbaraga, bazi gucunga umutungo, n'abavumbuzi, bazi gufata ibyemezo, kandi iyo biyemeje kugira icyo bakora bashyirwa bakigezeho nta kabuza. Kugera mu kinyejana cya 18 bandikaga Lettice, nyuma baza guhindura imyandikire y'iri zina batangira kuryandika Letitia nk'uko ryandikwa magingo aya. Bandika Letitia mu Gifaransa, Letizia mu Gitaliyani ndetse na Leticia mu rurimi rukoreshwa muri Portugal. Buriya ngo Letitia nanone ni umuntu utuje muri we, nta kajagari yigiramo. Akunze kurangwa no gushaka kumenya ndetse no gusesengura ubuzima abayemo no kumenya ukuri kwimbitse kwa buri kintu cyose. Abitwa iri zina usanga bashimishwa n'impinduka mu buzima bwabo. Barangwa n'ibikorwa kandi bakunda gutembera. Bagira intumbero kandi bakoresha umudendezo wabo mu bikorwa byubaka. Akenshi bakunze kuba ari abanyabwenge. Kugira inshuti kuri bo biraborohera cyane ndetse ni abantu byoroshye guhindura. Niba hari izina wifuza gusobanurirwa cyangwa se igitekerezo wifuza kuduha cyangwa ikindi wifuza ko twazaganiraho utaha, ucyandike hasi ahagenewe commentaire. Ndanabibutsa ko ubusobanuro bw'amazina ari buri kuwa gatanu wa buri cyumweru. Bityo rero mukore subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio Word News 250 kugira ngo mukomeze kujya mugerwaho n'ibyo tubategurira mu buryo bworoshye. Murakoze, Imana ibarinde.